uri kuyumva? Urumva izo nyuguti? Ah, oh, ah, oh, mbese inyuguti zose zarya ubwo rya ni ukuryo. Mwiriwe neza nshuti zanjye, ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza kuko nanjye meze neza. Murimo kubibona uyu munsi ibintu ni wane, ntago ari wa mugani wa musobanuzi. Ndishimye, namwe muri kubibona rwose pe, kuko buriya iyo nishimye namwe ntago mwabiyoberwa. Mba ndi guseka, mba ndi kureba neza, mbese mba mvuga neza, mwenyura, mva ari ibintu by'ibitangaza. Nshuti zanjye rero, nizere ko namwe mumeze neza kuko nanjye meze neza kandi nari mbakumbuye. Uyu munsi nzanye inyigisho yigisha abantu b'abagabo cyangwa se abagore. Mbese inyigisho y'uyu munsi ni uburyo umugore cyangwa se umukobwa ashimisha umugabo. Ko muri abantu bakuru, ko nanjye ndi umuntu mukuru, mwagiye mureka kwigira abana, mukareka kumbaza ibintu byinshi, mukareka kumbaza ngo ariko se shangazi, ngo ariko se oya. Mujye mumbabarira, mutega amatwi inyigisho ngiye kubaha. Dukoresha inyuguti zimwe. Hari abagore bakoresha uri kuyumva? Urumva izo nyuguti? Wumva nyine uri mu bintu, uri mu isi yawe. Mbese inyuguti zose zarya ubwo rya ni ukuryoha. Ibaze noneho muratema urimo uravuga inyuguti na urayivuga uyitakiramo uri kuzumva zose ukazishyira ku murongo. Ibaze nawe umva umugabo wawe ukoreye ako kantu ibyishimo biramusaga, akavuga ati mana nyagasani, ati genda urebe hariya ku meza, kirasi ikintu yagukoreye, ugasanga hariho sheke y'ikintu y'amafaranga, ukavuga ati genda ushopenge. Mbese umva, kubera ko hari icyo wakoze, ngo niwe mugore nshaka, niwe mugore w'ukuri, niwe mugore uzajya ugendana nanjye shangazi, kubera ko inshingano arazikora kandi akazikora neza. Uzi umugabo wagushimiye sheri, umva akubwira ati sheri bebe, ibaze mufite abana bakwiye kwitwa ba bebe, bakwiye kwitwa ba shushu bebe, ariko we kubera ko hari igihe mugeramo mugeze mu cyumba muri mu bintu byanyu, ukamubwira neza. Siko hari igihe umuntu atondagura na veribe we, yehe ngo muraje mubwira ngo batondagura veribe, ako kanya nushaka uzagenda wiremera uvuga ati hari ikintu nakoze. Kubera ko buriya umugabo nakubwira ngo nta wundi mugore, ariko apana ibyo kukubwira ngo nta wundi mugore ukuruta, ngo nta wundi mugore usa nawe. Abagore beza barahari da, barahari muri uru Rwanda beza cyane, ariko nakubwira ngo nta wundi mugore, nibwo buzima, nta n'ubundi wanakwifuza usibye ubwo ngubwo. Nshuti zanjye rero pe, ni ukuri bagore, kiriya ni igikorwa rega kindyohera, niba abandi bagore kitabaryohera, ni igikorwa cyiza, igikorwa cy'urukundo, igikorwa kiryoha, igikorwa kishimisha umutima, kigashimisha umubiri, kigakura umwanda, umucafu, nduza ari umucafu mu bwonko no mu mutwe, ahantu hose ukumva ukeye umeze neza, sibyo? Inshuti zanjye z'abagore rero, mbigishije akantu, niyo utakoresha ziriya nyuguti zose, ariko ukajya ushyiramo kariya kantu ka ko gakora umuti. Ariko uzi kuba umugore arimo yinanura avuga yewe we, mbega ibintu biryoha koko. Umva mugaragara akavuga ati warandemeye mana, ku buryo n'uwo munsi utanabivuze umugabo azi ko hari ikibazo cyabaye, mbese agapfusha nyine agaceceka. Ariko njyewe icyo kintu nicyo nababwira cyo, kuko icyo kintu wagikoze ntabwo umugabo wawe yaguca inyuma, ntabwo umugabo wawe yajya gushaka undi mugore, ntabwo umugabo wawe yakwigera
icyo wamusaba cyose arakiguha, icyo umubwiye cyose akacyumva, inama umugiriye akayumva. Mbese kubera ko hari n'aho mugera muri cya gikorwa ntiyikunde, nawe ntiwikunde, ntiwihagarareho, nawe ntiyihagarareho. Ubundi icyo mbasaba ni ukutihagararaho. Si uko abo badamu ibyo bintu tuba tutabizi, tuba tubizi, ariko ugatinya ukagira isoni. Wigira isoni rero, tinyuka. Murakoze rero inshuti zanjye, hasi komenti. Bye bye, ndabakunda.